Hello once again, Eric ndashimiye nk'ibisanzwe, umuhungu wanyu mukunda kandi ubishimira cyane, reka mbifurize amahoro y'Imana. Nshimira cyane abakoze subscribe kandi nawe utarayikora, wayikora kugira ngo turusheho kugendana neza ntihakagire ikiganiro na kimwe kigucika. Murakoze gukomeza kubana nanjye kandi murabinyereka ko munshyigikiye. Nimwakire umugisha w'Imana kandi mujye mubyizera, ibi bintu mbabwira birarya, ntago ari igipindi, oya, ibi bintu iyo ubyizeye birakora. Ubushize twaherutse mbabwira ibijyanye n'intego z'ubuzima, uyu munsi rero nakuzaniye ikiganiro kikubwira ngo kumenya intego n'ubundi y'ubuzima bwawe bishobora kongera imibereho yawe, ushobora kugira umurava mu mikorere yawe, muri byose ndagira ngo usabe ngo ntucike kandi ukurikire akantu ku kandi. Nk'uko mubizi rero nk'ibisanzwe mbanza kubaha icyanditswe kugira ngo tugendane neza, reka mbasuhuze mu ijambo riri mu gitabo cy'imigani ibice 8, duhere ku murongo n'ubundi wa 8 tugeze ku wa 9, haravuga ngo amagambo yo mu kanwa kanjye yose ntakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo, asobanukira ujijutse kandi atunganira ababonye ubwenge. Uwo ni Uwiteka ukubwira, ntabwo ari jyewe. Rero ndabizi ko mwese musobanutse kandi muzi ubwenge, rero nimwite ku cyo mbabwira, mujye mwita ku magambo y'Uwiteka. Ahari ntukavuge ngo ntegereje kuzajya mu icaci cyangwa se kumva ubundi butumwa, n'ubu ni ubutumwa Uwiteka aba yanyujijemo ngo nkubwire wowe nkurikiye. Burya kumenya intego y'ubuzima bwawe byongera imbaraga mu mibereho yawe. Ese wari ubizi? Iyo umuntu afite intego bimutera kugira umurava. Burya uzabicunge neza, iyo ufite gahunda uzakora ejo mu gitondo, bituma imirimo yawe uyu munsi uyikora vuba, kugira ngo uruhuke kare uzayizindukiremo. Niko bigenda rero n'ubundi iyo ugira intego mu buzima, bituma ugira umurava, ukora ibyo wapanze kandi ukora ibintu biri ordre, biri mu buryo, ntabwo ujya ujarajara ngo ugiye muri iki ugiye muri iki n'icya mbere utarakirangiza. Burya nta kintu kibaho gishobora kukongerera intege nko kugira intego isobanutse mu buzima. Igihe uzi icyo ushaka birakumotiva uko byagenda kose. Burya iyo abantu badafite intego ntibashobora no gushishikara. Iyo udafite iyo ujya no kubyuka ubwabyo bihinduka umuruho, ukumva ni akazi kuba uri bubyuke, ukumva ntukeneye no kubyuka. Kubera iki? Nta gahunda ufite nyine uwo munsi, nta kiri kugufosinga kubyuka, ugakomeza kuko ukiryamira. Icyo gihe nta ntego uba ufite. Burya ikitumaramo imbaraga kikatubuza umunezero si akazi kenshi, oya, ahubwo ni akazi katagira icyo kagamije. Igihe uzaba uri umupapa cyangwa se umumama ufite umuryango uhahira, umuryango wose wawe ari wowe udepandaho, ari wowe uwuvuza, uwishyurira amashuri, wishyura inzu, ibintu byose ari wowe, ntabwo uzavuga ngo ukora akazi kenshi cyangwa uravunika. Icyo gihe ntuzabireba, ahubwo nutabona ka kazi uzumva ko ari cyo kibazo. Ahubwo kutagira akazi cyangwa se kutagira intego y'ibyo uri gukora, ni igihe uzasanga ukora ibitagira intego, nibwo uzumva uvunika burya. Ariko igihe ukora ikintu gifite icyo kigamije, icyo gihe uzumva bikorohera kurutaho. Kugira ngo usabe ngo ntucikwe kandi ukurikiye iyi video, ujye uyirangiza kuko harimo ubutumwa bwinshi bukenewe na bose. Umugabo witwa Bernard Shaw yaranditse ngo dore igitanga umunezero mu buzima ni ukumva imbaraga zawe urimo kuzikoresha ikintu gifite umumaro. Kandi nawe uzabyumva koko, igihe ukora ikintu wumva gifite umumaro, uba wumva imbaraga zawe zitari gupfa ubusa. Se wari wakora ikintu uzi kuri buhembwe n'uhembwe wumva ukuntu bibabaza? Cyangwa uzi ko bari bugushime ubone ntacyo bakubwiye ntibabyitayeho? Uzabyumva, uzishima cyane igihe uzaba wumva urimo guhindura ibintu, aho kwitwara nk'agapfunyika k'intege nkeya, wirebaho mu tubazo n'amaganya atavaho ahoraho ya buri munsi, witotombera ubudatuza k'isi itakwitayeho, ngo inshuti zirakwanga ntizigushima ntibakureba, ngo isi ntiguha umunezero. icyo gihe ntuzigera wishima mu buzima.
ariko igihe uzaba ukoresha imbaraga zawe uzikoresha ikintu nyacyo, isi uzayishimira. Icya kabiri, kumenya intego y'ubuzima bwawe burya bigutegurira ubuzima bw'iteka. Akenshi uzabicunge, abantu benshi bamara ubuzima bwabo ku isi bagerageza gusiga umurage ku isi, bahora bashaka ikizatuma bibukwa igihe bavuye ku isi, kandi mujya mubibona. Ariko ku iherezo rya byose ikizagira icyo kimara si ibyo abantu bazaba bavuga ku buzima bwawe, ahubwo n'ibyo Imana izavuga. Niyo mpamvu mu biganiro by'ubushize nababwiye ngo gupfa burya si ikibazo, ahubwo ikibazo niba upfuye ugiye he? Urarimbutse cyangwa uzahabwa ubugingo buhoraho? Icyo nicyo kibazo, nicyo wakitayeho uyu mwanya, aho kuvuga ngo nsige amahoteli, amasitati mu mijyi, inganda zikomeye, abantu bazahore banyibuka. Biriya ntacyo bimaze, wowe ugiye uba wagiye. Buri ikibabaje, icyo kenshi abantu batabona, ni uko ibyo twageraho byose haza abandi bakabirenza. None se ntabo muzi baba ibyamamare, ejo hakaza abandi bagahiga utwo duhigo bakoze. Niba ari mu mupira w'amaguru bakabarusha, muri za sinema, ibijyanye n'imiziki hose bakabarusha, mu bucuruzi bakabarusha. Urugero, ukoze top 10 y'abakiri 10 ku isi baheruka uhereye nka 2010, aka kanya urutonde siko warusanga, siko rwari rumeze. Ese ni ukubera iki? Mu buzima uramenyekana ejo ukibagirana. Ibyo ni ibintu tuzi twese, kandi ibyo abantu bakuvugaho bigeraho bikamenyerwa nyine, bakabifata nk'ibisanzwe. Uwitwa James Dobson akiri muri kaminuza yari yarihariye intego yo kuzaba uwa mbere agatwara igikombe mu mikino y'amarushanwa ya tenisi. Intego yayigeraho, akajya yumva afite ishema kuko igikombe yatsindiye cyari gitatse ahagaragara mu ishuri. Haciye imyaka umuntu arakimwoherereza aho bari bagitoraguye mu iyarara aho bata imyanda, barimo kuvugurura inyubako y'ikigo. Hanyuma James arandika ngo igihe kiratinda, ibyo watsindiye abandi bakabiyorana n'iyarara ryo mu cyaro. Kureba aho kuzasiga umurage ku isi burya ni ukureba hafi. Uburyo bwiza bwo gukoresha igihe ni ukwishakira umurage udashira. Ntabwo Imana yagushyiriye ku isi ngo ukorere kwibukwa, oya, yagushyize ku isi kugira ngo utegure imibereho y'iteka. Umunsi umwe uzahagarara imbere y'Imana ikora igenzura ry'ubuzima bwawe. Ikizamini cya nyuma mbere y'uko winjira mu bugingo buhoraho, Bibiliya iravuga ngo mwibuke ko buri wese muri twe azihagararira imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ni koko buri wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Amahirwe tugira ni uko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ishaka ko twese dutsinda icyo kizamini. Niyo mpamvu byatumye itwereka ibibazo mbere y'uko ikizamini gitangira. Ni kenshi uzasanga ibizamini byo mu isi biza nyuma yo kwiga, ariko Imana n'ibibazo n'ubundi irabiduha kugira ngo twe twihitiremo, itwereke inzira. Mwibuke ko inzira ijyana abantu kurimbuka ari igihogere cyangwa ari ngari, ariko igana mu bwami bw'ijuru irafunganye. Iyo nzira inyuramo abantu bake cyane. Ubundi duhereye ku byanditswe muri Bibiliya, dushobora kwemeza ko Imana izatubaza ibibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere, umwana wanjye Yesu Kristo natanze wamukoresheje iki? Kandi wibuke ko neza iyo usomye muri Yohana 1:16 hakubwira uko Imana yaguhaye umwana wayo imukunze cyane akagupfira. Icyo gihe Imana izakubaza icyo wamumarishije, impamvu yatumye imutanga. Urwo rubanza ruzaba rukuriho. Imana burya ntizakubaza idini wabagamo cyangwa imyizerere mwari mufite, oya, ikintu kimwe gusa kizagira icyo kimara ni iki ngo ese wemeye ibyo Yesu Kristo yagukoreye kandi wize kumukunda no kumwizera? Yesu yarivugiye ubwo ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ariko benshi murabyumva mukabyica amatwi, ntimubyemere, ntimunabyizere. Icya kabiri Imana izakubaza ite se?
ibyo naguhaye byose wabikoresheje iki? Ese mu by'ukuri yaguhaye impano, iguha ubutunzi, ese wabikoresheje iki? Wakoresheje ubwo butunzi ugambanira bagenzi bawe, wanga gufasha abakene. Mujye mwibuka neza wa mugani wa Lazaro n'umugabo w'umukire uko wagenze. Wakoresheje ubutunzi bwawe wicisha abantu, umuntu akagusaba ntumuhe, ahubwo na duke ufite ukumva watumunyaga. Ese impano zawe wazikoresheje iki? Imana izakubaza ibyo yaguhaye icyo wabikoresheje. Ubuzima naguhaye, impano zose, ubuhanga, igihe yaguhaye, imbaraga yaguhaye, inshuti ndetse n'ubutunzi Imana yaguhaye, ese wabyikoresheje mu nyungu zawe? Iyo ni Imana izakubaza. Cyangwa wabikoresheje gusohoza imigambi y'Imana yakuremye? Ni Imana ikikubaza. Kugira ngo